Ndagusuhuje ari nako nanone nkwifuriza kugira ibihe byiza, ariko nanone nyemerera nkwinjize muri update cyangwa se amakuru agezweho muri aka kanya, aho tugiye kukubwira ku gitero shuma cyangwa se ku bitero shuma Uburundi buri gutegura cyane cyane kugaba ku Rwanda, aho turi buze kukubwira ko ubu ngubu Uburundi bwahohereje ingabo nyinshi cyangwa se amakuru yaje kuba ajya hanze yerekana ko ingabo z'u Burundi ziri koherezwa ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ahangaha akaba ari umupaka uherereye hariya za Nemba, ndetse ibingibi byose turi buze kuza kubikubwira, tukubwire icyo izi ngabo ziri koherezwa mu Burundi zigenda zijya kureba, ari nako nanone tukubwira ko ngo abarwanyi ba Wazalendo kuri ubu ngubu byatangajwe ko ngo bitegura kuba batera u Rwanda. Ibingibi nabyo byatangajwe n'umudepite wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yose niyo turi buze kuza kukunyuriramo, aho bivuga ko nanone kandi kuri ubu ngubu ngo Uburundi bwiteguye kuba bwarwana intambara yeruye hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Byose turi buze kuza kubinyuramo, tunakubwira kandi u Rwanda icyo rubivugaho cyangwa se u Rwanda icyo ruvuga kuri ibi bintu Uburundi bukomeje kuba butangaza cyangwa se bukomeje kuba bwigamba. Byose niyo turi buze kuza kukubwira muri aya makuru, ariko nanone mbere yuko dutangira reka tukubwire ngo manuka hasi gatoya ukande kuri subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo amakuru yacu agisohoka uzajye uba uwa mbere mu kuyabona, ndetse amakuru acukumbuye yanagezweho niyo uzajya usanga kuri M247 TV. Reka dutangire tukubwira ko hari amakuru agiye hanze amavuga ko Uburundi bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi ndetse n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, mu gihe umwuka mubi ugikomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Uburundi bukaba bukomeje kuba nabwo bukora iyo bwabaga, ndetse bukaba bukomeje kuba butegura ibitero shuma cyangwa se butegura ibitero mu buryo bwa bucece kugira ngo bazagabe ku Rwanda, aho bakomeje kuba bohereza ibikoresho bikomeye cyane, ndetse baba abasirikare benshi, intwaro zohereje ndetse n'iziremereye, aho ziri koherezwa ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Amakuru kandi akavuga ko leta y'u Burundi iri ku gitutu nyuma yaho ingabo zayo ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'imitwe isanzwe irwana ku ruhande rwabo mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa 23 harimo nk'aba Wazalendo ndetse na FDLR, nyuma y'uko bambuwe igice cyangwa se bambuwe ibice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara y'Amajyepfo, ndetse bakikubitiraho n'umujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu ngo bari gukubita agatoki ku kandi, ndetse ngo bakamejeje ngo bipfa bidapfuka bagomba kuba bareba uko bihorera, aho cyane cyane bakunda kugaragaza ko ngo Uburundi cyangwa se ngo Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakunda kugaragaza ko u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF ngari cyo kiba kiri inyuma y'ibitero byose bigabwa mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho ngo bafasha umutwe wa 23 kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, aho uyu mutwe wa 23 kuri ubu ngubu ukontorora cyangwa se ufite imijyi ikomeye mu ntara zombi. Kuri ubu ngubu twavuga imijyi 3 harimo umujyi wa Uvira, umujyi wa Bukavu, iyo ngiyo ni imijyi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hakiyongeraho kandi n'umujyi wa Goma uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imbere y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, twabibutsa ko ambasaderi w'u Burundi muri uyu muryango, uyu nguyu ni Zephyrin Maniratanga, yaje gutangaza ko u Rwanda rushyigikiye ingabo cyangwa se abasirikare ba 23, bityo ko ngo igihugu cye gishobora kuba cyahangana n'u Rwanda mu buryo bweruye, ndetse ngo bakaba bashobora kuba batangiza intambara mu buryo bw'ako kanya, cyangwa se hakaba ngo hafatwa izindi ngamba cyane cyane ngo zo kurwana ku busugire ndetse n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi, nk'uko uyu Zephyrin Maniratanga yaje kuba abitangaza mu nama y'umuryango w'abibumbye. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi kandi yaje gutangariza igitangazamakuru cyangwa se urubuga SOS Media cy'u Burundi ko abasirikare benshi n'intwaro ziremereye byoherejwe cyane cyane muri komine ya Busoni, iyi ngiyi iherereye mu ntara ya Butanyerera hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba, ndetse akaba ari umupaka n'ubundi uhuza u Rwanda n'u Burundi. Uyu musirikare mu makuru yaje kuba atangaza cyangwa se mu byo yatangarije SOS yaje kugira ati: hari intwaro zikomeye zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu Rwanda. Nanone kandi amakuru ava muri Busoni cyangwa se amakuru aherutse gutangazwa aturuka muri Busoni, aherutse ngo kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ndetse anajyayo, mu gihe nanone kandi ngo abandi basirikare mu bigo birimo ikigo cya 411 giherereye ahitwa Mutwenzi, nk'uko uru rubuga rwakomeje rubisobanura. Bivuga ko kandi ngabo bose biteguriye urugamba ndetse ngo no guteza cyangwa se gushora ibitero bikomeye ku Rwanda hakoreshejwe imbaraga cyangwa se hashyizwemo imbaraga ziremereye, ndetse bakanakoresha intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje ngo mu rwego rwo kwihimura cyane cyane ku bice
M23 yaje kuba ibafatana ndetse no ku rugamba batsindiwemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukayo nanone akavuga ko amarondo yo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda ngo yaje kuba yiyongera, aho abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure, urunguru akaba ari urubyiruko rusanzwe rushamikiye ku ishyaka rya CNDD FDD riri ku butegetsi, ndetse ngo bari kugaragara cyane mu mihanda yaho mu majyepfo, ndetse ngo mu masaha y'ijoro bikaba biri kuba byafashe indi ntera, aho urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'abapolisi bo mu Burundi ngo bakomeje kuba banyuranamo ndetse babona bari gutegura ibintu bidasanzwe. Nta matangazo yatanzwe mu bice byegereye umupaka asaba abarundi gutaha kare, ariko nanone ntawemererwa kurenza saa 2 z'ijoro akiri mu muhanda nk'uko iki gitangazamakuru cyangwa se urubuga SOS Media rukomeza rubitangaza. Umuturage wo mu gace ka Munzenze yagize ati badutegeka gutaha kare mbere ya saa 2 z'ijoro, nta na hamwe byanditse ariko twese tuzi icyo bisobanura. Abarundi kandi baturiye umupaka bafite ubwoba kuko batekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kuba yarota, ndetse baje gutangaza ko ngo barara bambaye imyenda biteguye guhunga mu gihe icyo ari cyo cyose, cyangwa se ngo mu gihe bakumva urusaku rw'amasasu, ndetse ibi byose byaje kuba bisobanurwa n'abaturage. Nanone kandi mu gice cy'intara ya Bujumbura ahahoze ari Cibitoke naho umutekano warakajijwe mu buryo bukomeye cyane ndetse budasanzwe, aho intwaro ziremereye ndetse zashyizweho cyangwa se zaje kuba zihashingwa cyangwa se ngo zaje kuba ziharundwa, mu gihe nanone ngo nizo ntwaro zaje kuba zirasa ibisasu muri santere ya Kamanyora hafi y'umupaka wa Bugarama no mu Rwanda, ndetse ngo izi ntwaro nizo zaje kuba zifashishwa mu kugaba ibitero cyane cyane ku birindiro bya M23 mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, harimo za Kamanyora, Katogota ndetse na za Kibira, aho hose ngo nizo ntwaro zagiye ziba zifashishwa, aho ziparitse kuri ubu ngubu muri Bujumbura, ndetse ngakaba ariho zishobora kuba zikontororerwa. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi kandi zarashe muri Kamanyora nibyo byatumye abarwanyi ba M23 batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kiyaga cya Rusizi kugeza bafashe umujyi wa Uvira ukora ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe kandi ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na drone z'intambara, ndetse ngo bigaragaza cyangwa se bagaragaza ko bitegura intambara ikomeye cyane, ngo zimwe muri izo kandi zifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo byarangiye ntacyo izi ntwaro baguze cyangwa se izi ntwaro baje kuba bahaha ntacyo bibamariye, ahubwo byaje kurangira n'ubundi bakubiswe inshuro cyangwa se byaje kurangira bakubiswe mu buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23 ndetse ubirukana mu mujyi wa Uvira. Mu byumweru bibiri bishize kandi twabibutsa ko mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Muhumuza hinjiye amakamyo 30 ya rukururana yari yikoreye intwaro, ndetse ngo yaje kuba apakururwa iminsi 3 kubera ubwinshi bw'ibyo yari yikoreye, ndetse ngo aya makamyo yari yikoreye intwaro za karundura cyangwa se intwaro ziremereye cyane zo kwifashisha muri iyi ntambara bitegura kuba batangiza ku Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yakunze kuba atangaza cyangwa se agaragaza akayihayiho ko kuba yashaka gutera u Rwanda ngo anyuze mu Kirundo, ndetse yabivuze inshuro zirenze imwe muri disikuru ze cyangwa se mu mbwirwaruhame ze zitandukanye, aho yaje kuba atangaza ko ngo u Rwanda rutamurusha igisirikare gikomeye, kandi ko ngo yiteguye kuba nawe yatangiza urugamba cyangwa se intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ko kubera ko u Rwanda rwo rukora n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa se imitwe y'iterabwoba ishatse cyangwa se igamije guhungabanya ubutegetsi cyangwa se umutekano w'u Burundi, aho baje kuba bavuga umutwe wa Red Tabara ndetse n'umutwe wa M23, ibyo u Rwanda rwamaganiye kure ndetse rwaje kuba rubitera utwatsi inshuro nyinshi. Kugeza ubu ngubu kandi ibingibi byakomeje kuba bitutumba, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Bizimana Edouard uyu nguyu n'u Burundi yaje kuba atangaza ko ibikorwa cyangwa se ibitero byagabwe i Bujumbura ari ibikorwa by'ubushotoranyi, kandi ko hagomba kuba hafatwa ingamba zikomeye cyane kubera ko ngo bavogerewe cyangwa se ngo kubera ko ubusugire bw'igihugu cyabo bwaje kuba buvogerwa, ngo ariyo mpamvu nabo bagiye gufata ingamba zikomeye cyane, harimo no gusubiza ababagabyeho ibitero, aho bavugaga ko ibi bitero byagabwe n'u Rwanda, nyamara ibi bisasu byari birashwe na M23 nyuma y'uko ibi bitero biturutse Bujumbura ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye byaje kuba birasa ku birindiro bya M23, ndetse biza no kuba birasa ku barwanyi cyangwa se no ku baturage b'abasivili batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.